Hello guys, murakaza neza kuri Agape Hub channel yanyu. Nkuko mubimenyereye nsanzwe mbagezaho ibintu bitandukanye kandi ibintu by'ubwenge. Rero mwese ndabashuhuje kandi ndabakunda, abantu mwese ahantu muri mwumva ikinyarwanda, abanyarwanda, abarundi, aba East Africa yose pfa kuba wumva ikinyarwanda, uri hanze, mwese abantu bari hanze aba diaspora, ndabashimiye kandi ndabashuhuje ko mukomeje kunyereka ko turi kumwe kandi mushyigikiye kandi mukunda n'ibintu nkora bya buri munsi. So rero ntabatindiye ngiye kubagezaho video benshi mwakomeje kunsaba, muribuka ko nakoze iyi video ariko igice cya mbere. Rero uyu munsi nabateguriye igice cya kabiri cy'amategeko yo ku meza. Ubushize nabakoreye video y'amategeko yo ku meza, ariko video igaragaza uburyo ku meza bitwara wasohotse muri restaurant, bagutumiye mu rugo rw'umuntu, aho waba wagiye hose ariko gusangira n'abantu. Rero uyu munsi nabategura igice cya kabiri cyo kubabwira uburyo witwara noneho bazanye ifunguro bari kugejeje imbere, ukuntu murabona ko ameza uburyo asetinze, hano hari ibirahuri, hari amakanya, amafork, ibiyiko. Murabona yuko nabigerageje kubipanga nk'ukuntu bashaka kubikuzanira muri restaurant cyangwa wasuye n'abantu. Uku nguku nuko nabipanga cyangwa nawe wabipanga. Rero ntabatindiye ngiye kugerageza kubereka ukuntu bazana amafunguro, ukuntu ubyitwaramo amafunguro, ifunguro rya mbere, irya kabiri, irya gatatu nk'uko mubizi, kugira ngo igihe wasohotse, igihe wagiye guhura n'abantu bagutumiye for dinner, lunch cyangwa ahariho hose, uburyo ushobora kubyitwaramo nk'umusirimu kandi bikagenda neza. Ubu rero wicaye bagutumiye muri restaurant cyangwa wagiye gusangira n'abantu mu rugo rwabo baguteguriye gutya, ikintu cya mbere ugomba kwitaho ni mu ntoki zawe, guhanagura ikigirira isuku mu ntoki zawe. Hari ama restaurant amwe namwe bahita kuha towel ukihanagura, hari nandi batahita baziguha ariko ugahaguruka uvuga ndaje, ukiyeswiza ukagenda muri bathroom ukoga intoki kugira ngo ugire isuku, cyangwa ufite hand sanitizer ukahita wihanagura, ariko kugira ngo n'ibiryo ugiye kurya ugiye gufata bitakugira ikibazo mu mubiri wawe kubera ikibazo cy'umwanda. Rero ngiye kwereka nko mu ma restaurant ukuntu ushobora kuyikuzanira ukayifata ukihanagura neza, imyanda ikakuvaho. Umuntu aba yiriwe ahantu henshi yanduye mu ntoki, ukihanagura neza, wamara kwihanagura neza ugategereza yuko bakuzanira ifunguro ryawe. Ahangaha ni igihe umaze kodaringa menu, bayijyanye, ibyo narabiberetse ukuntu bodaringa, noneho bakuzanira ifunguro ryawe. Ese urya gute, wifata gute? Mbanze mbibutsa akantu ka ngombwa ntababwiye ushize, ntabwo ugomba kwicara ku meza umeze gutya washinze inkokora. Oya, ugomba kwicara gutya wemye umeze neza, ku buryo intoki zawe zituzura ahantu hose n'abantu bicaranye babangamira. Ugomba kurya umeze gutya wemye. Rero ngiye kubereka ifunguro rya mbere bashaka kukuzanira cyangwa nawe wodarinze uburyo wabyitwaramo. Ahangaha murabona yuko mfite napkin iri buze kumfasha kwihanagura igihe nk'ibiryo bintakayeho cyangwa kwirinda ariko ibiryo byantakaraho. Rero guys, hari ikintu nshaka kubihutsa cyangombwa, ugomba kuyifata ukayirambura neza ukayishyira ku bibero byawe. Ku bibero niyo hantu ushyira napkin. Hari abantu njya mbona nkabona bayishyize nk'ahangaha, ngo ahangaha ibi ni ibiki, dore isinago. Rero byerekana yuko nta kintu bivuze gushyira hano rwose, ntago ari hantu bigomba kujya. Kuko ikintu bimaze no kugira ngo protecting ko ibiryo bitatakara ku myenda yawe. Ariko uyishyize hano ibintu ni ibiki, wicaye muri restaurant ufite ibintu by'ibinoza gutya nk'uruhinja, oya, ntago ari uko nguko babigenza. Urayishyira ku bibero byawe, hanyuma ifunguro ryawe rize. Ahangaha starter yacu yahageze, cyangwa entrée, cyangwa mu kinyarwanda ni ifunguro ribanza, kugira risase mu nda neza, hagubwe neza, kugira ngo ifunguro rikomeye niriza kwinjira risange mu nda hameze neza, hari tayari. Tugiye gufata ikiyiko, isosi murabizi inywebwa n'ikiyiko, ugafata ukanywa neza. Ahangaha uri kunywa ntabwo unywa gutya, kuko ureba babona gutya bishobora kuza bikagwa hano hose cyangwa nawe bikakugwaho.
urafata n'ikiyiko neza ugashyira gutya ku ruhande, warangiza ukanywa. Ahangaha uri kunywa, ikintu nshaka kubibutsa, ntabwo isosi ari igomba kugusanganira aho uri, ni wowe ugomba gusanga isosi ahantu, kubera yuko ukoze gutya ukaza bishobora kukumenekaho, ni wowe ntugomba no kwegama gutya uri kurya rwose, oya, ntabwo ariko ugomba kubigenza, ni wowe ugomba gusanganira isosi yawe, ukagira gutya, murabibona yuko ari uku nguku umuntu ashobora kwicara ari kunywa isosi nka starter mbere yuko afata irindi funguro. Hari abantu rero badakunda guhita bafata amasosi bwa mbere, batanayakunda cyane, agahitamo yuko entrée yaba salade. Rero ngiye kubereka bakuzaniye na salade uburyo ushobora kubigenza. Ahangaha twatangiye kurya, twatangiye gufungura. Rero urabona yuko mfite ikanya nini, ntabwo mfite ikanya ntoya ya salade, ariko ntacyo n'iyingi wayikoresha nta kibazo. Tugiye gufata fork ya salade n'icyuma. Yes. Ikintu nakwibutsa cya mbere, ntabwo bafata icyuma ntuza gutya, ntaho ugiye kurwana, ntabwo bifata gutya, oya, nta nubwo bifata gutya. Ufata akangaka akaba ari gushyira hano, ukayifata gutya, ugashinga ku biryo n'icyuma, niba hari icyo ugiye gukata ugakata, hanyuma ukarya. Uri kureba ukuntu ndi kubigenza, nongere nsubiremo. Hanyuma ukagira gutya, ya salade kararyoshye, ukabigenza gutya. Ndakeka mwabonye entrée ya kabiri ukuntu bayitegura n'ukuntu wayifata kandi umeze neza. Muri ya position nyine naberetse ya gutya, apana kurya ibisalade bikumenekaho, oya. Murabona yuko bazanye main course cyangwa ifunguro ry'ibanze ry'umunsi. Ibi ngiye nibyo nahisemo kugira ngo mbereke mu buryo bwihuse, ariko biterwa n'ikintu wowe wahisemo kurya. Hari igihe ushobora guhitamo umuceri, ibirayi, ibishyimbo, imyumbati, icyo ushaka cyose, ariko cy'ibiryo nyine, ibiryo bisanzwe byose. Rero ngiye kubereka, nahisemo inyama kuko nizo kenshi ziba zikomeye gukata, ugasanga umuntu ari kugenda arwana, ugasanga inatakaye hasi kandi utari wabiteganyije. Rero ngiye kubereka ukuntu ushobora gukata inkoko yawe cyangwa ibiryo nyine bisanzwe. Nahisemo inyama nyine, nababwiye impamvu. Fashe ikanya yanjye n'icyuma, urabanza ugashingamo ikanya, ugashingamo neza ukumva ko irimo, hanyuma ugakata neza. Ntabwo ufata gutya ngo ugende ngo urwana nayo, ngo ugire iki, ngo ugira, hari nabo mbona bakora gutya, no, ntabwo urwana nayo, ntabwo uri mu ntambara. Urashingamo ugakata, ukagenda ukata, hanyuma ukongera ugashingamo ikanya yawe neza, ukarya. Tugeze ku ifunguro rya nyuma, dessert yacu murayibona ngiyi, ari ryo funguro risoza mu kurya.
rero ngiyi bayikuzaniye muri restaurant cyangwa wayidarinze. Hari ubwoko bwinshi bw'amadesert ariko njye nahisemo aga small cake. Hari ushobora gufata fruits nka dessert, ushobora gufata cupcake, pancakes, hari ice cream, hari dessert nyinshi cyane ushobora gufata. Rero njye nahisemo iyi ngiyi uyu munsi. Ahangaha cake irishwa n'ikiyiko, ariko ntabwo wapfa gushinga uko bibonye. Ufata ikanya, kubera ndi kamoso rero hari igihe ufata ikanya ugashingamo gutya, warangiza ugakata keke yawe. Warangiza ukarya. Nakomeje rero kubabwira iby'amafunguro, ariko murabona yuko kuva video yatangira hano hari ibirahuri. Mushobora kwibaza se ibi birahure ni byo gukoresha iki, babinywesha iki? Ariko ngiye kugerageza mbasobanurire uburyo ibirahure nabyo bikoreshwa. Ahangaha mfite, ntago nateguye ibirahure byose, ariko ndagenda mbasobanurira mbacishirizamo uko buri kirahure gikora. Iki ni ikirahure cya wine, red wine. Murakibona gutya, urabona ko kiba kibyibushye, ariko icya white wine kiba kinanutse kuri iki ngiki, ndetse n'icya champagne, ka champagne ko kaba kananutse, biba bitandukanye. Ariko iyi ni sample nazanye kugira ngo mbereke uburyo biba bimeze. Ikindi guys, cya kabiri narenzaho hano, ntago ikirahure cya wine bagifata gutya. Ibi birahure bimeze gutya ntago babifata gutya. What is this? Ntago ari gutya. Ufatira hano hasi gutya, hanyuma ukanywa. Muri kubibona nuko nguko. Iki ngiki nacyo ni ikirahuri wanyweramo jus, wanyweramo ikinyobwa cyose kidafite alcohol, wanyweramo amazi, wanyweramo icyo ushaka cyose. Ibirahure biba biteye gutya, ntabwo biba bidafite stand, na wabinyweramo ikintu cyose ushaka. N'iki ngiki wakinyweramo soft drink, wanyweramo jus, wanyweramo mbese amasoda yose. Iki ngiki wanashiramo amazi ubishatse. Iki ngiki ni passepartout. Rero urabona ko ibirahure ari byo nabateguriye byo kuba banyweramo igihe uri ku meza uri kudina ahantu. Itegeko rya nyuma nababwira ryo ku meza ni igihe murabona ko ahangaha isahani nta kintu kiriho, ushaka wasoje ibyo kurya byawe byose, wasoje kurya, ushaka kwerekana yuko ahangaha tubwogiye muri restaurant cyangwa watumiwe n'abantu b'abasirimu, hari igihe ibintu ukoze ku isahani hari nkaho hari nka sinye runaka ubahaye, ukabona bahise bakora ikindi cyangwa bakuzaniye ikintu, kandi wowe nta kintu wari usabye, ahubwo wari ukoze ibintu ntiwabisobanukirwa ibyo ari byo, kandi nawe utazi ibyo ukoze. Rero ndashaka kubereka yuko ukuntu ushobora kubigenza. Ahangaha ni ushaka kuvuga ko wasoje kurya, bashatse bakwandurura, wasoje, sinye yabyo ni ugira gutya. Murabibona, utereka ikanya yawe hano n'icyuma cyawe ukabitereka gutya biringaniye, aba ari uburyo bwo kwerekana yuko rwose wanyuzwe, wahaze, umeze neza. Babishatse bakwandurura, warangije. Sinye ya kabiri rero ushobora gukorera nk'umuntu uri guserva cyangwa ahantu wagiye runaka bagutumiye, ushaka kwerekana yuko mwabuka ko naberetse indyo 3, iya mbere, ya kabiri, ya gatatu. Rero tuvuga urangije indyo ya mbere, ushaka kubabwira yuko ukeneye indyo ya kabiri, dish ya kabiri, ushobora kugira wowe wigira gutya gusa, ikanya yawe ukayishyira hano, hanyuma icyuma ukagishyira gutya. Ushaka kwereka ngo narangije icyiciro cya mbere ngiye ku cyiciro cya kabiri, baraza bakabitwara bakakuzanira ibyo bya kabiri. Nibyo ndi kubabwira yuko ushobora kubishyira ukuntu, hari n'igihe ushobora gushyiraho kubishyira gutya bakagira ngo ntago washimye ibiryo kandi wabishimye, ahubwo nuko utabizi. Noneho rero ushatse kumenyesha abakwakiriye yuko ukirimo kurya, washyizemo pause ariko ukirimo kurya, wenda uhagurutse ugiye ariko uri bugaruke
cyangwa mushaka nko kuganira ariko ugifite gahunda yo kurya utarasoza, ugira gutya ufata ikanya yawe ukayishyira gutya n'icyuma ukagishyira gutya biteganye gutya gutya. Ubushatse kuvuga ngo ndacyarimo kurya, mureke kwandurura, nubwo mubona nashyizemo pause ariko ndacyarimo kurya. Rero guys, murabona ko ibi ngibi ari ibintu by'akamaro, iba ari udu small details ariko mu by'ukuri iyo twaplitse uri mu bantu babona yuko uri umusirimu. Hari n'ahantu ushobora kugera byakunanira bakavuga si uyu muntu ni uwaheye. Rero niyo mpamvu mba nabazirikanye kuri channel yanjye Agape Hub, kugira ngo turusheho kwigira hamwe ibintu bitandukanye, amategeko atandukanye y'ubuzima cyangwa n'ibindi bintu dukenera mu buzima bwacu. Ibi rero nababwiye ntago ari byose, ni byinshi, biba ari ibintu byinshi kandi usanga mu bihugu bimwe na bimwe by'abanglophone babyaplika bitandukanye n'abafrancophone. Rero njye mba nagerageje gukora ubushakashatsi bwanjye nkagerageza kuvanga cyangwa nkafata bimwe, ariko ntago ibi mbabwiye ariko ahantu hose bigenda. Rero guys, ndabashimiye ko mwafashe umwanya wanyu mukankurikira. Abantu bashyashya kuri channel yanjye murebye video yanjye bwa mbere, please subscribe. Bareba kuri screen yawe aho ukoresha internet, kuri telefone cyangwa kuri laptop yawe, kanda handitse subscribe. Hari n'abantu bakunda kumbaza ngo ese ko twasubscribinze ariko tutajya tubona notifications batubwira ko wasohoye ibiganiro. Kanda kuri ka kantu kameze nk'inzogera kari iruhande ya subscribe, nugakandaho bazajya baguha notification bakubwire ngo Agape Hub 250 yasohoye video nshyashya ujye murebe. Rero guys, subscribe, share, like, comment. Ndabibutsa ko comment zanyu nzikurikira umunsi ku wundi kandi njya nzisubiza. Niba iyi video yagufashije hari icyo yakunguye, wa commentinga cyangwa ukanalikinga, ukanayisangiza inshuti zaho ziri hose. Rero ndabashimiye mwese, ndabakunda. Bye, ciao.